none se Diallo ko wambaye agapfukamunwa uri umwe mu basore bazwiho ko batajya bamera ubwanwa n'ubundi bwanze kuza niyo nakavana ntabwo wasanga rero n'ubundi reka nambare gutya ushaka kubuzi ko nabuhishe kandi nta n'umuri Diallo ni umwe mu bantu bwanze kuza man haza tunagusa twinzara reka mbanze nakira umuntu hano ndahera kuri bounce bro rero abantu bakunze kunyibeshyaho tu yaje kurangira urumva twe twakoze umubiri tukimara gufata izina mukimara gufata igihugu ubundi banyita DJ Diallo kwikorera icyuma cyanjye rero abantu banyibeshya undi bounce naketse niba ngiye bouncing hanyuma naturi hagati y'umwami na ahubwo cyetse buryo nanjye bango buryo ya bounce ariko ntabwo byakunda Diallo ni bounce wanjye muri misi ndi kumwishyura neza uko narebye yitaye ndavuga uyu musore namubyaza umusaruro kubera baza bankorakoraho abafana abweka nshaka igitipe kiza kingenda iruhande kubera naka kantu wazanye mu muti kakaje mu muti uvuye kure so ngayo nguko yes rero dore ndi kumwe n'abagabo babiri ubu uyu munsi nta kibazo na kimwe mfite wepfa kuba warakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana abantu nk'aba ndi kumwe nabo kwanza hagati yawe na Diallo ninde wambaye neza ni Diallo Diallo kubera yambaye grife ye DJ Diallo iyanjye ntabwo irasohoka ariko umusaza aba yateguye tu n'agasaha n'akamenshi ariko nanjye mfite isaha ya taci barakanda bikakamusa MC buryo bimeze bite amakuru yawe y'imisi kwanza alhamdulillah meze neza misi iragenda ndaryoshye ibintu n'uburyohe ikintu kimbabaje ni kimwe sibyo Diallo nuko batazaduha umuceri oya umuceri tuzoba oya umuceri tuzawurya tuzawurira nzawuteka mwuzane hano muri studio stu abantu bwo n'abakurikira take over benshi na benshi ubwo nshobora kuzabatumira wenda bakaza stu ariko se MC ninde muntu kwambika ngenje nkubaza iki kibazo umuntu kwambika ni musa ngendi nirwanaho ndiyambika ariko hari amaduka amwe namwe nkunda gushopingiramo hariya za Biryogo baba babikoze Diallo wowe umeze ute umuziki muri no minsi bimeze bite ko mbona ibintu ari urebye ibintu ni sawa cyane umuziki umeze neza noneho ndi kumwe n'umusaza uburyoshye shyushyu umujyi ubone niko tumwita mu kiganiro cyacu take over ubu n'udusigaye twaragafatiye ngaho ibintu ni sawa cyane ariko se zinashyushyu umujyi ni iki guzi nicyo utumbaza dugoze nugenda shyushyu umujyi nyine ariko umujyi niyo mvuze umujyi ntabwo ari Kigali gusa n'abantu bari aho bita Mwirongi abantu bari Mwirango abantu bari Nyamasheke naho n'umujyi ubangana hose ngomba gutwika tu ku bantu bundi batazi hariho abantu baba bumva ngo shyushyu umujyi wawe ukubise bundi bibwire uri mu ntoki nyuma yo kuba shyushyu umujyi je nitwa MB Blues MPLOUZ MC buryohe maître mwenyewe wawundi ujegeza urubyiniro wawundi ubaha ibyo mwifuza wawundi ubaha show wawundi ubaha entertainment yose ukeneye tu bwa bayoka babayotse umwana kavukire n'wa CMA Diallo vipi Diallo yavuye Nyamirambo ariko gutya aradukwepa ajya kuba uwo mu kandi bahita ngiki muri Kicukiro arya ni murenge ako nagaze umudugudu atuyemo umudugudu wonyitwa ngiki mbazi ndabona imidugudu yote twisibo ubwo n'abacu twisibo sa umudugudu kwa Diallo yitwisibo ni mwisibo yakanga imidugudu yose yahindutse isibo ni isibo ubwo aho ugeze zose ubona handitse isibo wowe ubarizwa mu isibo nkorera ku isibo urara no ku isi ndara no ku isibo ntabwo ari ku isibo bro ni isibo Diallo ahubwo muri iyi minsi ari bize n'umuziki nta club zihari nta gucuranga ubu ngubu nawe ntabwo ndakubona kuri YouTube musa ako Diallo nibaramuka bafunguye bavuga ngo ibintu byose silent disco ni igiki cya mbere uzahita ukora
bagifungura weekend ya mbere, ubundi weekend ya mbere, ubundi umunsi nzabimenyeraho nzara nteguye event nzahita nkoranya abantu bose bavuga ati dufite event weekend itaha. dialo ya my promise wenda nyango nyibwira abantu ubundi gutyo mbona niba ari ubuturage niba ari iki sinzi, ariko ndi umuntu utajya mu club ntago nyansohoka kabisa, buri abasohoka cyane baba babizi ntago tujya tunahura, ariko dialo yanyemereye ko ahantu hose azajya gucuranga azajya mbyana. ubu ngubu ngiye gutangira kuba umwe mu bantu nanjye ngiye gusirimuka menye ngo ahantu hahiye nahamenye za club zigezweho zose za Nyarutarama ari ntago ndahagera umusa. Numara gufata akantu tangira uvuga indimi zindi none ninajya gufata akantu, ariko uziko muri iyi minsi utubari twafunzwe icyongereza cyaragabanyutse, urumva icyongereza cyaragabanyutse, ariko iyo abantu bafashe akantu noneho barakivuga fresh kiravugwa. Icyongereza kigezweho mu Rwanda ni tap and go na covid-19 na n'ibintu na maske unamenya agapfukamunwa ko ari maske. Mu minsi iri imbere icyongereza kizaba cyinshi my friend. Buryo ngiye nshaka, hari ikibazo mpora mfite muri ngiye nshaka kukubaza. Ubundi ukigera kuri TV bwa mbere bakavuga ngo tugiye kugushyira ku mashusho ugaragaza abanyarwanda bose bakubona cyangwa n'isi yose ikubona nta wamenya, ni igiki cya mbere cyakubayeho nkijya kuri TV? Bwa mbere kuri televiziyo nari umuzikonke nyine, haba harimo tuereri tw'ibintu utamenyereye, kubera ko buri mu presenter hari ibintu abatagomba gukora, nk'urugero nko kwifata umufuka uri gupresentinga nk'ikiganiro cyangwa ukibagirwa ukajyanaho shikrete nyine ntabwo wabura utuereri. Ariko njye nta maherere menshi yambayeho kubera ko nari umusaza nyine umenyereye public, urana public murebana urayikubitiga ukayitwika, noneho ibaze abantu mutarebana ari kujya imbere ya kamera gusa ukitotomba wowe ukavuga ubuzi kare uri kwiba of course, ariko nyine finale muragera ugafatisha ukahita ujya kuri ritme iryoshye byatari. Umuntu wakunyuzuye bwa mbere ni mu kazi k'ubunyamakuru kuri TV wanyuzuye ntawe kuri televiziyo ntawe, ahubwo wenda kuri radio, kuko nakoze kuri radio ngewe Flash FM. Radio ni umuntu twakorana gato ariko ntabwo nabirenze ntabwo yanyuzuye, niko ko umuntu bari kukugisha akazi tu. Diaro ngiye ngira ikibazo mbariza Buryohe kandi nzi ko yambeye ntungarange mwana nabizi ko nyine nta n'undi n'umuhanga mu kubaza ibibazo, niyo mpamvu akazi ko bwarimo nakanze hitamo ko budije mumbariza ikibazo ushaka. Nese Buryo izo dread uzimanye imyaka ingahe? Wallahi nararize nkurera umwana maze imyaka 8 wa 9 uri kwinjiramo ndera naradukaraze tumeze nk'udurunguru ndarera nditwara neza kuri leta, discipline nyinshi gici finally dora zigezanga. Wowe n'uriya sister mwakoranye kuri Flash TV nyuma mukahava akahagusiga akaza ku Isibo TV, wasanze kuba wenyine muri televiziyo Flash bimeze cyadahari? Ntari bingenda umuntu yaranje nkatwika ndabikora byose iyo umuntu adahari ndakora kintu, ariko finally naje kuza hano ku Isibo, ubuyobozi bw'Isibo bwavuze ati musaza nawe ugomba kuza, bankubita ka ofure kameze neza, mbona umunyu ntago nawuhemukira ndawugwira. Ako Bianca ubundi kuri we ni muntu Bianca ni inshuti yanjye cyane. Ase bura n'abantu bajya bakubaza ko munakunda ntago byabura n'uburyo tubona nyine ntago byabura, ariko nta hantu bihuriye ko Bianca buriya nahujwe nawe n'umusheri we. Sheri we ni wambwiye ati mfite umugore mushobora guhuza, reka mbahuza araduconnecta turahura bita bigwa miswi. Ubu sheri we ntabwo ushobora kuvuga ngo ngewe nkuriye pa oya, ntago bishoboka, ntago bibaho. Ni nkuko wavuga ngo nkwesheje icyayi gisheke, ntago bibaho. Wankwesha icyayi gisheke cyangwa gusoma izindi ndazi Primus warirembo rw'ubonye.
Diallo wowe kuba uri umu DJ urabona muri ino minsi abantu benshi barahuze ntago turi kujya mu birori cyangwa se ngo tubone uretse kukubona ku Isibo TV watwitse na Buryohe ubundi wowe ku bantu benshi batakuzi bimeze bite ubu DJ wabutangiye ryari hano ku Isibo ho urabona bimeze bite byifashe ubu DJ nabutangiye mu 2013 Mwarira mu kabari bita Le Mast mu Kiyovu. Wahazi. Hano hashaka ku munsi wa kane. Kane mutagatifu. Cyo gihe nibwo natangiye kudija kugeza na n'ubu. Nacanze makaba mesha ashoboka. Mesha kabisa. Ariko kuri televiziyo menya ari nk'ubwa kabiri. Ubwa kabiri ariko nkurikije Surance yaho nakoreye nanga hano ngiyewe kabisa ndabishima. Timu ufite ni timu nziza turumvikana Buryohe na Bianca n'abantu barenze. None se Diallo ko wambaye agapfukamunwa uri umwe mu basore bazwiho ko batajya bamera ubwanwa n'ubundi bwanze kuza niyo nakavana ntabwo wasanga rero n'ubundi reka nkambare gutya ushaka kubuzi ko nabuhishe kandi nta n'umuri Diallo ni umwe mu bantu bwanze kuza man haza tuno gusa twinzara no kuvuga ngo nawe imyaka umaze urera dread kugira ngo zize ushobora kuba igihe cyose hora yifuza ubwanwa ariko bwarabuze nta n'umukwafiri n'umwe urankorera hano ko twahita tuba banze no kuvuga ngo ubwe bwarameze ubwameze n'ubwo nta bundi bwiyongeraho nta n'ubuzaza twariyakiriye ako buryo wowe noneho uri mu bantu bamaze kugafata muri industry nyarwanda navuga ngo mu bastari iyo bavuze mu rutonde 10 rw'abastari mu Rwanda urimo kabisa ntago mbizi ubona ndi nk'wakangaho musa gereranyo kire ku mwanya umbwira umwanya nabandi ho nko mu bastari 10 mu bastari 10 nese ko mubo mbona ni wowe mbona abandi sinyi kibabona sinzi iyo bagiye mu bastari mbara abaye musi kuko we nturi umuririmbyi ariko uri umuye musi ndumuye musi ariko mbabiki akantu suni ndaza kubakoma mu nkokora hari uburyo ndi bukubaganemo nsigaye nsohora imirongo nkayumva hanze urumva nisohora indirimbo nasoya agasilenge kanje kitwa Lazumwana numva abandi bahanze arabanze bese bagashishura bahita bagakoramo indirimbo no bwitahitinze ariko none ubu ngubu my friend ngiye gukoma ikintu cyitwa ikiririmbo nibigenda neza Diallo nakomeza kwitwara neza uburyo nzamusunikamo nawe kuko numvisha afite impano yo gutwika umusaza bameze neza cyane ngira ngo ujye wumva n'abandi ba DJ nabaye musiba rero bararirimba so ni ibintu ndi gupanga muri iyi minsi bidatinze cyane ushobora kuza kumva ikintu cy'ikiririmbo kimeze neza ikiririmbo gitanga ngo DJ Diallo ngo MC Buryohe MV Blues Diallo ikintu kijyanye n'ubu DJ mu Rwanda hari abantu benshi nkeka ko bamaze kubisobanukirwa ariko muri no myaka ya vuba nko umwana w'urubyiruko cyangwa se nk'umusore uri hasi wifuza kuza mu budije ni igiki wamubwira ngo aha hantu mu budije harimo akantu kandi kagutunga ushingiye kuri wowe ni iki wamubwira ushingiye kuri njyewe nagiye mfasha n'undi abana benshi baba DJ bifuza kuba aba DJ ariko icya mbere bagomba kumenya ntago DJ ari ikintu ugomba kujyamo ari ubuzima bwose bwakunaniye oya ugomba kujyamo ari impano yawe kandi ubikunze ikindi kugira discipline mu bintu byose iyo ufite discipline akazi kawe kubaha ibintu byose bigenda neza izo nizo nama nabagira kubikora bikunze no kugira discipline ubundi akita ku kazi kiwe ibindi byose arabishobora umu DJ w'icyitegererezo kuri wowe ninde urasaba hora naho na DJ Khaled wapi Diallo yigeze kumbaza ikibazo nangereka mubaze hari ikibazo ntari oya nagari ibinana bintu bikomplitse ku bwanwa zigiye kumubaza ubwanwa ya data Diallo hano mu Rwanda hari abandi ba DJ muhuje akazi babarira umbwira ati niyobura aba ba DJ babiri ndabemera kabisa ba DJ neza ntabwo niba nkubwira babiri ndakubwira umuntu umwe wenyine kuko ntabwo twe dukunda gukubitana cyane cyangwa turi kumwe kenshi ariko buri umuntu ureba umuntu witwa Karimo DJ Karimo buriya ndamwemera pe nawe arabizi njyanaye mubwira twaje kubonana kubera ko buriya Karimo afitiye karite yiwe ya mbere ni imicurangire yiwe
Karima amaze igihe kinini muri uno mwuga twari tumusangamo abambanjije bamusanzemo ariko na n'ubu aracyakubita umuziki mu playlist yiwe man ni sawa cyane kandi ikindi aba DJ benshi bagiye bamwigiraho playlist kuko utangiye ubu DJ ugenda ufata playlist z'abagenzi bawe uzihuza ugashyiramo twawe ariko usanga abantu benshi batangiye kuri playlist ya Karima ese none ngiye rero mfite liste y'aba DJ benshi banyemeje mu buzima nanjye mbamo nyivuge se uretse ayivuge wasanga urimo cyangwa se DJ mfite liste wenda Diallo arimo mu ba DJ twahuye bo ku mateleviziyo Diallo ntago ndagira amahirwe yo guhura nawe ku rubyiniro kuri stage nkacurangire cyangwa ahandi ukurikije kuri TV indirimbo acuranga sibyo ziguha iyihe shusho ki ku rubyiniro ko yaba ameze ate ni umuntu mubi cyane ahubwo nawe nandi kubimubwira uvuga ngo ni umuntu mba mbona mfite inyota yo kuba nahura nawe kuri stage tu uburyo nkoma muri show nkumva vibe nkumva ndahiye mpita mbibona noneho ndi kuri stage ndavuga mutipe ni mubi nk'inzara yakoma arakubita so hari aba DJ bagiye banyemeza mu buzima bwanjye kabisa twahuye nkavuga ati much respect umwe aba France bamwita DJ Matt okay byaraza kumfasha wenda agenda yumva harimo w'amaringaringa ambwira ari umu DJ bita DJ Trax we no mupeti ariko amaze kumwumvenka kabisa kuko n'amarushanwa menshi agiyemo n'aba MC ni ubu wa mbere inshuro nyinshi DJ Trax sumuze peti Gisenyi ntabwo ari umupeti Trax igiye muzikera bro Trax igiye atangiye kudija mbere yanjye urahira ndaramwemera ko Trax arabizi wow ni n'umuhanga kabisa mu gihe yakimwita umupeti wo muzi mbere yuko ndamuzi kabisa kandi akunda akaziki cyane n'uwa kera Trax ni wa kera hari umu DJ bita DJ Didier nayo DJ kera DJ Rafiki muri Miss ari gukubita hari i Bukavu muri club imwe Bukavu bamere nabi cyane Didier nawe ni muzima hari umutipe twa Krista uramuzi tujya dukorana mu ma expo tuba twayigize akabodi kabisa turayijegeza undi mu DJ Alpha shout out yaranyemeje undi mu DJ Nindera Diallo urumva Diallo warimo already ni uri kwihembera Diallo ni muzima cyane niwe kapiteni w'ubwato niho kanibuka ndi mu DJ man hari aba DJ bankomye tu Krista yarankomye Dianyibutsa aba DJ man bura rero bikamubwira biragoye bwangu DJ Kim uramuzi mugufi ariko Kim ukorera ahantu bitaga Wax Kim ku bintu bya muri nararibonye mu tubari turi nararicuranze ari ndaza kwibuka gahoro reka wowe ngugaruka kuko n'ubundi uri umunyamakuru uri mu bantu bamaze kugira inararibonye mu buwemusi ndetse no gukora ibiganiro bya show ariko ngereka ngaruke kuri Flash TV niho hantu abantu benshi bagiye banakumenyera cyane mu biganiro wagiye ukora kuri Flash TV ni igiki kintu udashobora kuhibagirwa n'umunsi n'umwe niyo uryamye uvuga ngo iki kintu ndakibuka wallahi kuri Flash TV ni byinshi harimo ibyiza harimo ibibi kubera ko buri uri gutangira kariyeri musa hari ibintu uhura nabyo tu ntuzabyibagirwe hari umugabo witwa Manzi ntago nzamwibagirwa yego ikindi kintu ntazibagirwayo ni ni byinshi man ni byinshi ku buryo mba numva iyo mbitekereje tungize n'ikiniga ushatse kurira oya ariko mba ntekereje ibintu kubera ko buri ahantu hose ugiye kariyeri yose ugitangira ugomba guhuramo n'utuntu uzajya tw'amateka ko nagiye mpuramo n'amateka menshi nk'uko nagiye arashaka kuvuga ati nanjye nkitangirana nahuye na challenges nyinshi cyane ariko Flash ni ahantu nagiriye ibihe byiza udashobora kumva ni ahantu bankoze kariyeri kuba ngeze aha babifitemo uruhare rwinshi cyane nari mu ruganda
kuri flash ntabwo nzibagirwa nahakuye inshuti mafite Mwamba, mafite Janvier, mafite William Kadu, mafite Frem Kairanga, mafite Theo Barasa, mafite boss waho, n'umuboss mwiza cyane bamwita Kamanzi, boss mwiza cyane ninde muntu kuri Flash TV wakuzonza akavuga ngo uyu muntu aranzonga, nawe wajya uryama ukavuga ngo uyu muntu aranzonga? Nawe nta muntu wanzonze kabisa, ukavuga ngo uyu muntu ari mu bantu banzonga ku buryo niyo nicaye mvuga ati bro, nta bantu bazongana babayo, n'abantu bafite urugwiro, n'abantu beza, urumva babana beza cyane, abitwa ba Didasi, noneho abitwa ba Dosi, nyine naribi kuri Flash nta bantu banzonze. Nuko usererezanya, nta muntu wigeze guserereza ngo byibura uvuge ngo uyu muntu mu kuserereza aransererezanya, abari abashuti musererezanya nyine, nkuko Diaro ajya afata umwanya akanserereza. Bono Diaro aramvuruga arantesa byatari, ariko nta bene birenze yo kabisa. Umuntu wanzongaga ntawe, twarasererezanyaga gusa bisanzwe n'abantu baho, kwa kundi umuntu ashobora kurata ati we wacyana Kinyamirambo, nanjye ngahita mbwira ati wacyana cyavuye kure, wowe uri wikatanga. Ari umusore waho wambutse umaze kugera iwabo bifata iminsi 3. Uri mu modoka, uri mu bwato, utega imodoka, uva mu modoka ugafata ubwato, ugafata igare, ugafata moto, bikagera ibicugutu bikarangira noneho uteza agataro kugira ngo ugere iwabo. Diallo, wowe uyibona n'umusore ako se ubundi aracyari umusore cyangwa n'umupapa? Ngende umupapa man, kiranga bakora iki kibo nuko barabyaye nta kindi ishwi noze papa upfa kuba uri papa kanaka. Iyo utari papa mbyirire, uri papa ndi papa K, mfite umwana witwa K, ariko nagaba mu Rwanda. Yaritembereye ahandi hantu mu mahanga ajya gushakisha ubuzima. Diallo, nicyo nanjye kukubaza, iyo urebye uno mugabo ni iki ubona akuzongaho? urebye ntabwo nabita kuzonga tu, kuko yakoze umunwa tumuvanye, yakoze umunwa ntabwo binzonga ngo biranshimisha, tiyo muri avuga yacumbye yasaze bamuna bisato. Diallo rata ararira amanyongo igihe cyose bakubona wacumbye tunajya ko wacumbye ugomba gutwika man, ugomba gutwika nta miyaga, niba ari show ni show. Nyuma buriya aba MC twese na presenter duhuriye ku munwa, ahubwo wenda ikisumbuyeho ugomba kugira kandi ga technique urusha abagenzi bawe, so shonas. Diallo yavuze mu ba DJ, mu bantu bamwemeza, uvuga naye mu ba DJ bakwemeza, mubaye musi noneho njyewe wowe mubaye musi uvuga ngo uyu ngo yarankoma tu, wallahi nigise arankoma hano mu Rwanda, nawe ndabona unkoma ukavuga ati uyu muye musalabizi. Okay, ababizi Rani Manzi arabizi, Rani Manzi ni MC mwiza, NH ni MC mwiza, witwa Ferenyero ni MC mwiza. Abo naba MC beza ariko bataramenyekana cyane mu itangazamakuru no muri showbiz, ariko baba bakoma umusa. Inde wundi MC neza. Kwanza ubu ngubu ndi gukora label y'aba MC kugira ngo natwe tuze nkuko aba DJ bishyira hamwe bagategura event runaka, niba ari yo silent disco, niba ari show runaka bakabikora. Nanjye ndi kureba ukuntu negeranya aba MC by'umwihariko bagenzi banjye, turebe ukuntu twategura ikintu tukamenyekana, bakumva ko aba MC nabo bakoze ino show imeze gutya na gutya, abantu bakaza kureba show y'aba MC. So aba MC nemera rero, harimo aba MC benshi cyane, hari waje mushyashya witwa Kibiriti, ari MC Gasumari, MC wari undi wa kera nawe buriya nafana gato yitwaga Ndewondo w'umuganda wakoraga kuri Sky, Calypso. Agira jokes nkunda cyane, ariko nta bandi nzi. Anita Pendo niyo mukobwa tubara ko ari umuyobozi mu Rwanda w'umukobwa
iyo urebye Anita Pendo urugero abajama kugira ngo twiyadapte mu bintu nako kanya ujyamo rimwe kabiri bakakunyuzura ukavuga ati uriya musenzi aranyuzuye ariko ejo n'ejo bundi nanjye nzakoma. Anita Pendo umurebye nk'umukobwa uri muri showbiz nyarwanda kandi wimazemo igihe w'umuyobozi none ni n'umudamu, ni igiki wamuvugaho nk'umuyobozi w'umudamu? Anita nta kintu namuvugaho kirenze tu ni kuriya yaragucana. Mbona ibintu byose abikora fresh kandi akabikora neza. Mbona ari DJ, undi munsi nkabona aba MC, undi munsi nkabona umukomedi ari kubyina. Uvuga ni n'umukomedi. Ubu yabaye n'umukomedi ntabwo nari mbizi. Uzasure chano yitwa Anita Pendo urebe. Ubwo ndaza kurebaho. Aha ku Isibo TV wahasanze abantu benshi ariko ngiye ngaruka ko mukorana akazi kawe ka buri munsi kandi mwana banye kuri Flash TV. Iyo umurebye ubona ejo hiwe hazaza muri no industry hazaba hameze hate? Zedi se Zedi Bianca ejo hiwe hameze neza ko n'umuntu ugira umurava, n'umuntu uhora akora ibintu nyine. Uyu munsi ni umunyamakuru, ejo nkabona agiye muri YouTube, nkabona fashion arimo ko n'umwe mu bakobwa bambara neza hano dufite mu gihugu kuri outfit kabisa yakwica. Noneho akaba ari umwe mu bantu bashobora kuvuga. Ubu ngubu ngiye gutangira kumutraininga noneho uburyo dushobora kuzatujyana kuri stage, tukaba aba MC tugakora ino duo yacu kuri televiziyo cyangwa ahandi, noneho bakazajya batubonana ku rubyiniro ya vibe, noneho bakayibona live. Uburyo uguhamagaye agomba nawe yumva ko agomba nawe kubagwa. Si gutyo wenda tuzadonera ibyo ni ibindi ni contrat, ariko icyo kintu ndi kugitegura uburyo bashobora kuzaba batubonana kuri stage na Diallo wacu ku ruhande. Icyegera dufite icyegera. Ako subu ari wowe na Diallo ubona ari nde waba Bawusa wundi nubwo wavuze ngo no wawe uvugishije? Diallo ni ufite ibintu by'amatatuwaje urumva. Diallo niwe wakoze tize imbere yanjye. Okay, mbona icya Diallo nicyo cya bounce. Ubona Diallo nk'iyari ku meza ashobora kuba yarya nk'ibiro bingana gute by'ibifunguro? Diallo rero abantu ntabwo baba bakunda kurya, ikigaragara ashaka kuba atanakunda ibiryo. Ariko nk'akaro k'umuceri yagashyira mu ryinyo akavugiriza. None uri kumbwira ngo niba nshobora kuba icyo cy'umuceri nkakivugiriza ntabwo nkunda ibiryo. None se ni ibibyimba bro. Urumva ntawe ushaka kubona gutya utari naziye no kubita. Nose Diallo ukunda kurya iki man? Iyo uri home witekera iki? Ngiye nkunda kurya inyama, umuceri, ibirayi, n'akarayi urebaho. nabyo ndebaho ibintu nk'ibyo tu. Wallahi ndi umukongomani. Urya ibiki zakawo? Na lingi fufu na misuni. Misuni ni ibiki? Ni inyama. Ubundi uyu mupapa azwi cyitwa slang. Ashobora kuvuga n'ikintu bikamfata imbaraga nyihiga. Ubusobanuro bwabyo niwe wasimbuye, ubundi niwe wasimbuye papa. Misuni ni inyama muri Lingala. Misuni. Ako se ubundi uvuga indimi zinga? Iyo shana nago nziza. Okay, nago nzivuga neza ariko ndiyaminiya mu ndimi nyinshi cyane. Ku buryo umuntu wese uko yaza avuga twavuganamo gake. Nabasha kumusaba service nkeneye akanyumva, cyangwa we yakeneye akayinsaba nkayumva. Tugana ku musozo, niyihe defo ya Diallo mu minsi mumaranye umubona? Niyihe uvugisha ukuri nawe ndabiza leta avuga iyawe? Diallo nagajya avuga, ntago wamenya ikintu atekereza. Niba uwo musari bukurangize ni wa nani sinabimenya, aranjunjamira urumva ni yanashobora no kumbwira ati umusa none uyu munsi tubigenze gutya. Ntago bibaho, aracicika n'umuntu ucicetse cyane. Diallo wowe defo yo no mujama ni ngiye yanye ndaye kubwira nyuma. Defo izo ubwo zinahita defora yakoze umunwa tu. Yakoze umunwa ariko impamvu ntabwo ari defo. Buryo umuntu atungwa n'icyo afite, atungwa n'umunwa tu. Ntushobora kurya cyakwicara ngo tuze umubona. Ntibibaho. Abafite ikintu gishyashya. Ntibibaho. Akoma kuvuga ikintu gishyashya gitandukanye n'icyo yavuze ejo, n'icyo azavuga ejo.
nyine umva yakoze umuntu ako buryo wenda abantu bari gukurikirana Yawe TV n'ibiganiro byacu hari byinshi baba banifuza no kumenya ku muntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Ese wavuze ko uri umupapa, wowe ufite abapapa papa na mama? oya njyewe nibyo nyine nose nta batipe benshi uzi bafite abana batagira abagore. Nanjye nyine narakubaga zamani sashikize tumwe mu mushyire mu musilenti. Narakubaga nyine ndabyaye umwana niga mu wa 6 segonderi. Kera umwana murangana urumva. Ariko ubu nago nyiri kumwe wenda na mama we. Ariko ndi gushaka umugore ariko uranatendeka. Ese kuki watari we mama? Yarigendeye yaransize yibera aba muri USA. Wenda si n'ibintu byatari aba USA, ariko ndi gushaka umugore tu. Uteganya kurushinga ryari? Inshallah nimba na fiance. Umukobwa twakundanaga muri minsi yaranyanze. Twaranganye. Twarashwanye dupfuye iki ngo namupostinze. Ariko man dialogue birababaje. Asubundi gupostinga umukobwa mukundana ni ikibazo dialogue. Yana bari ikibazo ashaka utabikunda wenda. Ariko byose ni mu mutwe tu. Oya ahubwo buriya wasanga yari afite abandi. Akabazwa nuko umuhombere. Hati umutipe arakamenye abishyize live. Kumwicira isoko magamake. Ariko ndinzahita mbona mupostinga nawe. Dialogue afite umukunzi. Dialogue nibyo. Cyangwa ufite umudamu, ufite abakunzi. Ngende umwe mu bahungu babashije kuzigama ubumanzi bwabo. Nisense karanje. Oya nawe uhari. Nta n'uri kubeshya se? Ibuka neza undi wasize home. Oya nawe. Ese ko ahubwo wari ugiye kumuvuga ukamutekerezaho yatashye yego. Oya nanjye ahubwo nanjye utekereza nanjye abantu bose bambeshye. Usanze ari nk'abanga. Ni benshi bose ubwo nta n'umurava. Ariko defo bavuga ko abastari iyo abastari batajya bagira urukundo muri bo kuko baba bumva ko nyine abantu bose babakunze. Iyo si defo buryo abastari ahubwo duhura n'ikibazo ugasaba umwana urukundo akubwa ati yego komana. Ati wowe nagushobora gute batubwira ko batadushobora. Ariko nk'ubu diaro wabona nawe yarahuye n'icyo kibazo umwana amureba akamukunda akavuga ati ariko uriya musore sinamubasha. Ibyo duhana byo buri munsi. Umwana ashobora no gukunda agasa ariko akibuka yuko public kubona asanga message nyinshi cyane muri telefone yawe akavuga ati wowe ndagukunda ariko wazantesha umutwe. Icyo kintu akakikuziza tu. Ibyo nibyo duhana byo buri munsi. Ahubwo twebwe nta n'icyo tunafite ahubwo bo nibo bitugiraho. Ariko ubizi neza ko mufite umukunze umukunda ari wenyine. Ariko boko twizera ibi kibazo. Ako se ubundi ubona buryo yakunda umukobwa umwe agatuza. Nukuri kw'Imana. Nje mfite no kugira wemera umusa. Nje ngira urukundo rwinshi ndumuhinde. Iyo mukunzi uramuririmbira. N'ikimenyetso cya buryohe ntatinye gupostinga umukobwa. Iyo ngufite uri sheri mba ngomba kugupostinga bakakumenya. Ega ikibazo ntushobora kumenya sheri n'udukaption twiza. Ushobora kumenya sheri wa buryohe kuko ashobora gupostinga batatu. Bose akandikaho amagambo akabarya ari umwe rukumbi rudori. Ahubwo reka nzengire gutya mushake tu. Imana imbabarira ahubwo mubone ubundi urebe ukuntu mitanwika n'ikirori ndahita ngitanga ngiye nambikira. Buryo turi uri umusilamu turi mu gihe cy'igisibo. Ni iki kintu cya mbere kiri ku mutima wawe uhora usengera mu masengesho? Mu buzima bwanjye nsaba imbabazi cyane nkunda gusaba imbabazi Imana. Nkunda no kwishimira ibyo bintu bibiri sinya mbigotwa Mana. Nkunda kuvuga Mana mbabarira ibyaha byanjye kuko umunsi ku munsi ndakosa pe singiye kukwirariraho. Uzengereza rubanda bro. Oya nagari rubanda. Ndakosa nyine na muntu. Ase hari marayika ugenda kwisi. Na marayika uba kwisi. Diaro ubumanzi Diaro ugeze gutya ukamenya irorerwa akora. Niwe n'Imana gusa bababizi. Ariko nta muntu utagira irorerwa Mana. Rero niyo mpamvu buriya inshuro nyinshi ndavuga ati Mana mbabarira. Ikindi nkashimira
kuko Imana ikunda umuntu ushimira cyane buriya. Iyo ushimira Imana irakongera. Hari abantu benshi bahora imbere y'Imana ari uko uyisaba, Mana mbabarira umibi, Imana ikabiguha, n'ejo ukagaruka ugayisaba, Mana mbabarira umibi, mbabarira umibi. Ariko wa wundi umenya ubwenge, ni ukuvuga ngo umunyabwenge ni wundi uzibuka no gushima. Buri ibyo bintu bibiri sinjya mbigotwa, gusaba imbabazi no gushimira Imana. Diaro urasenga? Ndasenga. Muri edini ngenda umurokore. Umurokore. Niyo mbyutse mu gitondo ndasenga, mbere yo kuryama ndasenga, so it's amazing ndasenga buri gihe. Gira indirimbo imwe mu gitabo turirimbira nk'umurokore, hari imwe rwose. Si ngombwa mu gitabo. Ntaki ariyo yose igufasha mu gihe cy'amasengesho yawe. Bro, none se ubundi ngiye ntabwo ndi umuhanga mu kuririmba, ariko umukristo wese aba aririmba kandi yala oya wenda tubwira n'amagambo y'indirimbo wabuze, noneho wiririmba tubwira amagambo. ntajya ajyayo. oya njyayo kujya mu rusengero ntabwo nshobora kubona umwanya wo kujya, ariko ntabwo insengero mu rugo, kandi akenshi iyo nsenga njye sinyandirimba, kandi nta rusengero bataririmba Diaro. ako nta rusengero njyanye. Ntacyo ndagutoza shado inshallah wibere mu Islam. Aya bro, ngenda ntacyo bitwaye, ndasenga nsengera mu rugo, erega muri urusengero rwa mbere n'umutima w'umuntu. Abanyarwanda bajya baca umugani ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ijuru akaba ari cyo gihugu cy'u Rwanda dutuyemo, watoramo gutura mu kahe gace ijuru ribaye ari u Rwanda? Ahantu ndi nahagoma Kicukiro mu isibo. Watora he buryo? ijuru ribaye ari mu Rwanda nanjye naguma hondi, kuko none ibaze Inyamirambo ari mu ijuru, none ibaze icyo kintu urumva, ibaze Inyamirambo ari mu ijuru, noneho ubuze ijuru ririmo babushaka, none ibaze uri guhura wenda na Jay Paul kuri 40 avuye kugura special ari turi mu ijoro, avuye kugura special urayizi za Rolex zaba bisa neza cyane. Ijuru ryawe na Diaro urabona ryaba risa gute? Musa noneho birakaze, twaba dutanga ibyishimo buri munsi. wallahi ariko se bundi reka nanjye nkwibarize Musa, nawe watubajije mu ijuru ntago turahabona, ariko twumva ko mu ijuru hazaba hameze neza cyane, hazaba harimo amarobine y'amata, hazaba harimo n'imivinyo se buri n'abatoto. Hururayini ni abakobwa beza cyane bataba ku isi. Umuhururayini byonyine arebye ku isi urumuri twabona ntabwo twabona. Hari ibitabo byabaye kubonera ndeba kera, bakerekana ukuntu paradiso imeze, ibintu by'intare zitaryana, ibintu zibaho mu ijuru nacyo. oya wumva igisimba cyahaze ntabwo cyakurya n'ubundi, zivuga ngo bizari ibisimba bihaze bisa neza, abantu biyambirira ubusa, nta kintu bambaye, nta kintu bakora. Mbwira wahuye n'umuntu utambaye ubusa, uvugisha ukuri n'uburyo wahishe ubumanzi bwawe, ariko se wabyemeye Imana? Ntago turi bushingire kuri iyo ngingo. Wari ugiye kumbaza Diaro ntago ari imanzi, ahubwo nuko yatsimbye irorerwa, ariko nawe ntago yoroshye, irari ryararihishe, ntago yoroshye. wari ugiye kumbaza n'ikimenyimenyi aba kuri Instagram no kuri WhatsApp. wari ugiye kumbaza ngo ijuru sindizi nimba ribaho. Ijuru ntago urizi niba ribaho, sibyo? Ariko ndi kwibaza buriya mu ijuru wowe kubitekereza tuzaba tumeze gute? Rero mu ijuru njyemba numva nijuru, niyo bavuze nijuru ari ubuzima bw'umuntu abayeho mu isi tu wapi, uvuga ngo uko njye mbyumva nyuma y'ubu buzima hari ubundi bwiza kurushaho, ariko kubitwaye neza babantu bakoze ibyiza, batanze sadaka, basenze, kuko buri Imana yadushyize ku isi kugira tuyisenge. Yego, haka abantu batanga amaturo nyene byose barabikora, kandi n'imigisha nawe urahari gushimisha abantu. Nyeka ko ushimisha abantu mu buzima bwawe bwa buri munsi, ntihagire umuntu kubonamo ikibazo. Diaro mugahura tu mugaseka, mugasangira, mugasabana, agafasha abantu mu mudugudu atuyemo.
ni sawa. Ariko ubundi Diallo muri covid buriya hari umuntu byibura yaba yarahaye n'ikiro cy'umuceri. ahubwo se covid ko yamusanganye n'abantu babakene yarabafashije. Shage narabafashije kabisa. Mfite inshuti zanjye zazimamagara ati bro ibintu bimeze nabi, nta nubwo navuga nk'ubwo mba mbizi ko ibintu bimeze nabi. Uhita uharwana. Ntabwo ati iyo ranje ngereho nkuye ku byo mfite hano. Cyane afite ko mfite ngo bitaka momo tiburyayo icyumweru gitaka kandi kaboneka nzakubita kandi nawe umere neza. Reka meze neza agira urugwiro. Buryo muri no mese abahanzi bacu bari guhimba indirimbo ntazi kuntu zimeze, usanga no kuri imbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe bazikritika cyane. Nka uri muri showbiz uvugisha ukuri nka Buryohe nawe ugiye kuza mu bahanzi. Hari indirimbo imaze iminsi ngiye mfatiraho urugero, hari indirimbo Unama Fresh ya Melody, hari n'iyi ngiyi nshyashya Ntiza. Wowe iyo ukurikije ibintu, hari n'iriya ya Davis Dede, iyo ukurikije uburyo bari guhimba indirimbo muri no miss, ubona abahanzi bacu hari icyerekezo bafite nkaho uri muri showbiz kandi noneho w'umuyemusi w'umupresenter uzi ikintu umunsi ku munsi, ubona hari icyerekezo? Icyerekezo kirahari kuko icyerekezo bagihabwa n'abafana. Buriya hit ni hit, iyo wasohoye ikintu kigakundwa already wowe ufite icyerekezo kuko nigikundwa uzagicuruza neza, ubona ayo mafaranga, ubona ibyo baguhamagare uririmbe nyine baguhamba kwishyura. Icyerekezo cyo kirahari kandi ntago ari hano mu Rwanda gusa, ntago bino bari kuririmba ari abanyarwanda gusa babiririmba. Nugenda ugafata lyrics za Chris Brown ni icyamamare ukazishyira mu Kinyarwanda uzumva ari ibindi bintu. Nufata lyrics za Rihanna cyangwa undi wenda tureke kugendera kuri ibyo ngibyo. Umuziki wose none se tuvuge ngo abo baririmbye izo gusa nta zindi zibindi baririmbye, baba baririmbye n'ibindi. Ahubwo buri umuhanzi agira imyandikire ye, agira imipangire ye ya gahunda ze, mba numugenda abona bari mu nzira nziza tu. Diallo uri umu DJ kandi ubona indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye mu Rwanda ku mateleviziyo amwe namwe arayo mukoraho, usanga bacuranga indirimbo zirimo abatoto bambaye nyine ukundi kuntu bambaye uducikopa utuntu turi aho ngaho, ariko zagera hanze mu Rwanda umuhanzi yayikora ugasanga iyo ndirimbo baravuze ngo reka iyi ndirimbo nitwayikina ku mateleviziyo. Icyo usanga atari imyumvire y'abantu bashinzwe umuziki mu Rwanda cyangwa b'umuco. Ni imyumvire igifite ikibazo aho nta n'ikintu ntabwo nanabitindaho kuko ahubwo urebye uvuze ngo lyrics twe turacyitonze cyane. Hari abantu bakora lyrics bo ushobora kumva ukiruka urumva kubera yuko buriya iri umuhanzi nabo baramutse ari abahanzi ukora icyo umufana ashaka, ukora icyo umufana akunze, ukora icyo umufana agusabye, urumva. Kandi icyo kintu nibo baririmbira abafana. Iyo baririmbira umufana rero icyo agusabye n'icyo umuha, icyo ubona gikenewe ku isoko nicyo utanga, so ikintu gikenewe rero. Kandi nk'ayo magambo ngiye sindanayabona kuko amagambo yacu mabi tuzi turayazi kandi nta muntu umva yaririmba, sinayavugira hano ariko turayazi tu amagambo. Sinzi uburyo bumva ibintu, buri wese yumva ibintu uko abishaka, ariko ibintu bari gukora ni byiza. Show twe turi kurya show man, turi kurya batureke twirire show, tureke turya show, tuhenza pe dutizanye. Hari n'ibindi bizaza tu n'agasamu yakashobora gutakaramo. Buryo hari umuntu, hari nk'abafana bawe cyangwa se babifuza kumenya ese ubundi Buryohe afite ababyeyi? Mfite mama wanjye unkunda. Buryohe ni umusore w'umubucura uvuka mu bakobwa bandi babiri akunda nabo bakunda cyane. Mfite bashiki banjye beza pe banduta cyane. Mfite na mama wanjye nkunda cyane. Papa wanjye ntaho hari, nawe ndamusoje ahantu ari. Aranakireba iki kiganiro? Ntabwo bukireba icyo nzi cyo. Buryo urakubagana cyane n'ubu ngubu urakubagana, sibyo Diallo? Ndabimubwira nanjye kakubagana. Ukiri umwana ni iki kintu wakoze ukavuga ati nanjye niyo nyitekereje nanaryana iki kintu se nakibagira? Nasitaye ku nkono y'ibiryo mama wanjye atetse ndashya n'umufite agakovu hano nzabyibagirwa. Diallo wowe ni iki? Ntabwo njya nkubagana kabisa. Iyo uriye kuri televiziyo ikintu nakundaga
kurwana tu ariko narakuze birashisha n'ubu oya akunda kurwana. ntawe nyarwanda kuko mperuka ari kubwira Philipita ariko mubwira guki gutyo ndakumena ubundi njye mvuga make untesheje umutwe buriya urakoba oya gukubita ntabwo byemewe mu mategeko y'igihugu birahanirwa dufite uburyo hari ubundi buryo umuntu yahana mu wundi atamukubise wowe se dia ntabwo ngiye bwumva icyo nzi cyo rata Diallo akunda kurwana ahubwo nkibaza ubu nk'iyari muri club asubundi iri muri club buri kunywa iki ndi kunywa amazi bugacya buracya kabisa wimenamyo yega buriya hari ibintu njya wumva DJ ari muri club ari mu kazi kandi uri mu kazi ariko hari aba DJ usanga nyine biteretse baba bari mu kazi wenda wowe amazi ariko hari aba DJ usanga arata biteretse ibintu by'ibirahure hariya bikomeye bya hatari unese bose baba bari mu kazi bari mu kazi ariko buri wese hari umuntu ukubwira ati ngiye sinshobora gucuranga ntanyweye kandi ugasanga atanyweye ntacuranga neza yanywa agacuranga neza ubu rero abikora aba DJ benshi rata okay kanibarize Diallo ari ugucuranga uri soba no gucuranga uwashyizemo udukoni tubiri dutatu ibyiza nibiye kuri wowe gucuranga kuri soba ariko hari undi muntu twaganira mu DJ arambwira ati ngewe buriya iyo dukoni turi gupanda nibwo inspiration iri kuza wenda reka nkwe impamvu zanjye bwite ubona iri mu kabari iri mu kazi tuba tudiringa n'abantu batari soba habe na gatoya simvuga ngo nawe uramutse unyweye kumvikana nawe biraza kuba ikibazo gikomeye urumva aragusaba indirimbo waba udashaka kuyimuha ukumva ari gustress ariko ngiye ndi soba ngiye mutana siyasi ukagenda tumva ko nzaniye guha nejo nta birenze urumva ariko usanze ngewe ni ninkwereye akantu urumva niyo mpamvu wanyimye yandirimbo ejo nari soba ariko njye usanze ninkwereye akantu ukanambwira nabi ntumva nawe nkubwira nabi cyangwa se bikaba ibindi kubera ko volte ziba zingana volte ariko umva ngiye ndi soba ngiye mashobora kontrola abantu to uno muntu yanyweye reka mutware gutya tu agende yishimye rwo indirimbo ye nayimuhaye buryo gira icyo ubwira abafana banjye mfite inshuti yitwa Zedi mukwerekeze Bianca baby so ubogeze umusa abafana banjye ndabasuje cyane ndabakunda ndakomeza nyine mbaho ibyabo gutwika mpaka gahunda no gutwika hagakongoka Diallo tunaga abafana banjye nibakomeze bakurikirane Take Over Show kandi tubabwiye ngo agaseke kagiye gufunguka kakabitse byinshi ntababeshye mfite amatsiko y'indirimbo buryoha azaramuka soya nanjye mfite amatsiko yayo oya ubu nagiye muri studio audio yararangiye ndayibika ahantu uri gukora video kuko video ngiye niyo nakandi kuko njya ndeba utu video ukora dusanzwe uri kubyina ako nkibaza iyo ndirimbo izaba irimo ibiki wowe utekereza ko iyo ndirimbo izaba irimo ibiki arimo nawe ndayizi iyi ndirimbo umusa ndashaka kwerekana ko nshobora kuba nzi kubyina tu cyangwa nubwo ntaririmba ibintu birenze ariko abantu bazareba video yanjye muzambabarire muzayirebe tu nimara kujya hanze gira icyo ubwira abakunzi ba Yawe TV badukurikirana Yawe TV turayemera mukore subscribe nkuko bisanzwe mukomeze muyifollowing mukore subscribe mukurikira ibiganiro babashyiriraho bitandukanye abastar kandi turabashimira cyane kuba mukurikirana ubuzima bw'abastar umunsi ku wundi rwe rw'abami rwa kera Diallo nawe gira icyo ubwira abakunzi ba Yawe TV banakubonye umunsi nta nubwo abenshi bari batarana kubona kuri channel ya YouTube ahandi ubundi simbavuga ko mbatinya ntabwo mbatinya ariko mba ngendera kure tu kubera ko ari ukuntu mubaza ibibazo mushobora gushamo n'umuntu tu ariko aba batipe jya batinya gusa nubaha akazi k'abanyamakuru muri rusange cyane cyane Yawe TV mukomeze mukurikirane ibiganiro byabo ndanabashimiye kuba mwabashije kudusura ku kazi mukaganira natwe ngewe ubundi nkunda no kubakurikirana ariko mbabarira fata iyi nkweto z'aba bantu bombi buri muntu aravuga igiciro cya buri nkweto Diallo iyo nkweto yawe ni amafaranga angahe ariko ukunda amabara y'imikara nkunda umukara umweru n'umutuku
iyi nkweto siko yanjye mbone w'inkweto yawe wayikuyeho imeze bite? ari iyawe n'iriya urabona ari iyihe yaguriwe mu Biryogo? mu Biryogo garagana haba ibintu birenze nyine ni iyihe yaguriwe mu Biryogo? zose zahagurirwa ko zose zirahaba oya hitamo ni iyihe yaguriwe mu Biryogo? zose Diallo nibyo nibyo erega mu Biryogo ntumve mu Biryogo ushaka kumva mu Biryogo mugire ngo